ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe nshuti bakundwa, dukomereje isomo ryacu fiqhul asma'il husna cya fadilat Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah wa ra'ah, aho atemberana natwe mu bisobanuro by'amazina ya Allah matagatifu mu rwego rwo kuyadukundisha, mu rwego rwo kugira ngo tubane nayo ndetse agire n'impinduka azana mu buzima bwacu bw'ukwemera. Ubushize twaganiriye kuri ismul jalala, lafdhul jalala Allah subhanahu wa ta'ala, tureba inshuro ryavuzwe muri Quran, tureba impamvu Allah yarisubiyemo kenshi, ndetse n'uburyo abamenyi benshi, ntabwo ari bose ariko abenshi muri bo, bavuga ko bavuze ko ari yo ismullahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Uyu munsi tugiye kwimukira ku izina ar-rabbu. Ar-rabb inshuro zirenga 500 muri Quran, naryo ryagarutsweho muri Quran. wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala, naryo ni izina rihambaye. رب الناس، رب الفلق، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رب rero niryo tugiye kugarukaho. تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. شيخ المصنف رحمه الله حفظه الله ورعاه Abdul Razzaq Abdul Muhsin al-Badr atubwira ko ryavuzwe inshuro zirenga 500 muri Quran. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين bivuze ngo ni umurezi, ni nyagasani, ni umugenga, ni umugenzuzi w'ibyo yaremye byose. Nicyo rabbu bishatse gusobanura. fahuwa dhurrububiyya, niwe wenyine ukwiye guharirwa ibikorwa akorera abagaragu be, kuba ari we nyagasani wabo, kuba ari we murezi wabo, kuba ari we ubabeshaho muri rusange mu byo bakeneye. wal murabbi li jami'il khalq, niwe ubamenya, niwe umenya ibyo bakeneye, niwe iyo barwaye ubavura, niwe iyo bashonje ubaha ibyo kurya, niwe ukora ibi byose, niwe ugusha imvura, niwe uduha urubyaro. Ibyo byose byihariwe na Rabbul Alamin, ariwe nyagasani w'ibiremwa byose. min maani hadha al-ism, mu bisobanuro by'iri zina Rabb mu rurimi rw'icyarabu ni al-Malik, ni umwami. وهو المالك لكل شيء, niwe mwami wa buri icyo ari cyo cyose, niwe ufite ijambo ku cyo ari cyo cyose, kuwo ari we wese uri munsi y'ikirere kuri iyi si Allah yaremye, niwe mwami we, niwe mugenga we. la sharika lahu fi mulki, nta n'umwe afatanyije, nta n'umwe ufatanya nawe mu bwami bwe. wa huwa sayyidul muta', niwe databuja. Reka nkoresha iki kinyarwanda, twebwe turi abagaragu akaba databuja wacu. wa huwa sayyidu alladhi yuta'u amru, niwe dukwiye kumvira tugaca bugufi tukemera kuba abagaragu be subhanahu wa ta'ala. wa huwa almurabbi, niwe murezi. Reba twese aho twaturutse, reba abana tubyara ukuntu bakura, ukuntu bageraho bakabibikwerera ibyiciro byose by'ubuzima banyuramo. Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubareberera, niwe ubagenga, niwe ubarera, niwe ubanyuza muri ibyo byiciro byose kugera ubwo
babaye ibikwerere bagasaza ndetse bakanava ku isi, ariko urwo rugendo rwose rw'ubuzima nta wundi wari ubafashijemo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bisobanuro bya Rabb harimo al-mudabbir, niwe ugenga gahunda z'ibiremwa bye, jami'i shu'uni al-wujudi bintizam, gahunda zose z'ibiriho, byaba ibiri mu kirere, byaba ibiri mu isi, byaba ibiri no hanze ya byombi, Allah niwe mugenga wabyo, niwe ubigenza. Kugwa kw'imvura, kutagwa kwayo, kumera kw'imyaka, kutamera kwayo, gukura kw'ishyamba, kudakura kwaryo, ubwo ngubwo aho ni mu bimera, ariko ushatse ujye no mu nyamaswa ni nk'uko, ushatse ujye no mu bantu ni nk'uko, yewe n'abamarayika niwe Rabbu wabo, n'amajini niwe Rabbu wabo. Mbese Allah subhanahu wa ta'ala ni umwe rukumbi wihariye kuba umugenga w'ibyo byose biriho yaremye subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ma'bud, mu bisobanuro bya Rabbu nanone harimo kuba ari we dukwiye kugaragira, kubera akaba databuja, tukaba abagaragu be subhanahu wa ta'ala, tukemera guca bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-mustahiqqu lil-ibadati wahda, niwe wenyine dukwiye kugaragira wenyine subhanahu wa ta'ala, kama fi qawli ash-sha'ir arabbun yabulu ath-tha'labani bira'si, arabbun yabulu ath-tha'labani bira'si. Yarari kunyega abagaragira n'abasenga ibigirwamana, we mu mvugo ye uyu musizi w'umwarabu baravuga ngo ese ibigirwamana mwita imana zanyu mugaragira bikaba binyagirwa, yewe n'amasega akaba yaza akabinyarira, uwo ngo yabanyagasana ate? Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin nawe adakwiye kugereranywa n'icyo ari cyo cyose muri ibyo bisuzuguritse abantu bishyiriraho, ahubwo arabirenze, ari ku rundi rwego rwo kuba ari we mugenga w'ibyo yaremye byose, haba twebwe abantu cyangwa se n'ibindi bitari abantu. Inna hadha al-ism, muvandimwe mukundwa nkurikiye, iri zina idha ufrida, iyo turivuze ryonyine, tanawala fi dalalatihi sa'ira asma'illahi al-husna, haba hakubiyemo n'andi mazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nituvuga nyirimpuhwe n'urugero, biraba bivuze ko nta wundi warusha impuhwe uyu nyagasani wacu subhanahu wa ta'ala. Nituvuga utanga amafunguro, biraba bivuze ko ari we wenyine nyagasani wacu subhanahu wa ta'ala. Nituvuga umwami w'abami, biraba bivuze ko ari nta wundi uretse uyu nguyu nyagasani wacu Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu kuvuga Rabbu gusa haba hakubiyemo n'ibisobanuro by'amazina yandi asigaye n'ibisingizo bye byiza. Yaqulu al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullah, aratubwira ati, Ibn al-Qayyim akaba n'umunyeshuri wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah, aravuga ati, inna rabba, mu by'ukuri nyagasani wacu, mugenga wacu, murezi wacu, muremyi wacu, huwa al-qadiru al-khaliqu al-bari al-musawwir الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. Ibn al-Qayyim mu gusoza iri zina ryacu avuga ko Allah subhanahu wa ta'ala we nyagasani wacu niwe ufite ubushobozi buhebuje kuruta ubw'ibiremwa bye bufite, niwe muremyi muhanzi wa buri cyari cyo cyose, kubaho kwa buri cyari cyo cyose niwe subhanahu wa ta'ala wagitangije kubaho, niwe wagihaye ishusho gifite uyu munsi, niwe ugiha ubuzima gifite uyu munsi, niwe wibeshejeho udafite icyo akeneye ku bagaragu be, niwe mumenyi umenya ibyo dukora byose
haba mu ruhame cyangwa se twihishe. Niwe wumva byose, kabone nubwo haba hari ibyo tutumva n'amajwi tutumva, niwe uyumva subhana. Niwe ubona byose subhana. Niwe ugirira neza ibiremwa byose. Niwe uha ingabire ibiremwa akabigirira ubuntu, akabibabarira, akabiha no mu ngabire ze. Byose tubayemo, ubuzima tubayemo bwiza budushimishije, ni mu ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Inema izo arizo zose mufite nta wundi muzikomoraho, ni Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi wanyu. Niwe yewe n'ibitugiraho ingaruka, niwe ubiha uburenganzira bwo kutubaho. Niyo tumusabye kugira ngo niwe wenyine dukwiye gusaba kugira ngo abidukurireho ibyo biba bitugoye mu buzima. Al-muqaddimu, niwe ubanza mbere ya buri icyo ari cyo cyose, ni nawe uzaheruka buri icyo ari cyo cyose. Yudhillu man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala uwashatse amurekera mu nzira yahisemo y'ubuyobe, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala uwashatse amushoboza kuyoboka inzira yahisemo. Aha umunezero uwashatse, aha kubabara uwashatse. Aya mazina yose tuzayagarukaho muri iri somo ryacu, tuyasome ku burebure, turebe gihamya zayo muri Qur'ani ntagatifu. Yu'izzu man yasha, yubahisha agaha ubwami n'ijambo n'ubutware uwashatse. Wa yudhillu man yasha, akanasuzuguza Allah subhanahu wa ta'ala uwashatse. Ndetse n'andi mazina menshi 99 tuzagenda tugarukaho mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyiri cyubahiro, nyiri kuzo, nyiri gusengwa, nyiri ukugaragirwa. Mu ncamake rero, Rabb icyo dukuyemo nuko harimo ibisobanuro bitandukanye, yewe no mu rurimi rw'icyarabu izina Rabb rifite ibisobanuro bitandukanye, ariko byose biragaruka kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ni umwami, ni umugenga, ni umurezi, ni ubeshaho, n'umenya ibyo buri icyo ari cyo cyose mu byo yaremye gikeneye, byose bikubiye muri Rabb. Kandi iri zina Rabb, nyagasani cyangwa se umurezi cyangwa umugenga, niryo ritumenyesha uwo dukwiye kugaragira uwo ari we, tukamenya ko tudakwiye kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose, tukamenya ko ari we dukwiye guharira amasengesho yacu no kumugaragira kwacu no kumwiringira kwacu. Hadha wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.